Mbanje gusuhuza abakunzi ba Buri Ngingo TV, ari abari kure, ari abari hafi, ari abari mu Rwanda, ari abari hanze yarwo, ari abo diaspora ba kure n'aba hafi, mwese turabasuhuje. Imana ibampere umugisha. Mwebwe mwese mwakoze subscribe, mwakoze like, mwarakoze cyane rwose, muri abantu b'abagabo. Imana ibahe umugisha. Tugiye gukora akadokimenteri umwakiteri mwakunze witwa Ajay Devgan. Uyu mwumva ni Ravi cyangwa se Buri Ngingo nk'uko mwakunze kunyita. Ajay Devgan ubundi ni muntu ki? Ajay Devgan ni umuhinde mwakunze cyane. Ajay Devgan ni umuhinde ukina filime, akazikina ari umwakiteri, wavutse tariki 2 z'ukwa kabiri, tariki 2 z'ukwa kane mu 1969, avukira muri New Delhi, India. New Delhi nyine ni mu Buhinde. Ubundi amazina ye nyayo ni Vishal, yitwa Vishal Velu Devgan. Vishal Velu Devgan. Mwabyumvise ahangaha rwose. Mbibutsa ko Velu ari izina rya se. Amazina ya se harimo n'iri zina rya Velu. Akaba afite n'umuvandimwe we witwa Anil Devgan. Urumva ko Devgan n'ubundi ni izina ry'umuryango, rirajya ryigarukamo. Uzasanga Abahinde bakunda kwita abana babo izina nyine ry'igisekuru rikagarukamo. Mu 1999, tariki ya 24 z'ukwa kabiri, mu 1999 yaje gushyingiranwa n'umukobwa mwiza cyane witwa Kajoli. Ngira ngo abenshi mwakunze kureba filime z'Ibihinde, Kajoli muramuzi. Mu zindi filime tuzagarukaho, Kajoli niwe baje gushyingiranwa. Ubu ngubu bakaba bafitanye abana babiri. Hari babiri bakuru. Hari uwitwa Nisa Devgan, urumva ko rya zina Devgan rikomeje kuza. Hari na UG, apana UG y'Ubugande, UG, ubwo ni ya na U na G, Devgan. Urumva ko izina Devgan n'ubundi rikomeje kuzamo. Noneho Devgan muri 2012 muribuka ko yahawe igihembo cy'umukinnyi wa filime witwaye neza mu gihugu cy'Ubuhinde. Ubwo nyine ni award bakunze gutanga nyine mu Buhinde by'umukinnyi witwaye neza. Benshi ndahamya, nta nubwo nkeka, benshi mumuzi muri filime yitwa rya zina Kayamati. Iyi Kayamati yasohotse muri 2003. Kayamati ubundi bisobanura mu Kinyarwanda ni umunsi w'urubanza cyangwa se kuvuka ubwa kabiri. Ubundi Kayamati igira ubusobanuro bwinshi, ariko ivuga mbese ibintu biri apocalypse cyangwa se the end of the world, irangira ry'isi. Mbese wabisobanura uko ubishaka, ariko ahangaha ubusobanuro bwihuse nabaha bivuga umunsi w'urubanza cyangwa se kuzuka ukongera kubaho. Ibyo ngibyo ndakeka mwese mwabyumvise neza. Kandi muri iyi Kayamati, iyi filime yitwa nyine izina ni Kayamati. Ni ukuvuga ngo yakinwe nyine na Ajay Devgan nk'uko ariwe mwakiteri mukuru, ari kumwe na Sunil Shetty. Sunil Shetty muramuzi muri za Dadikani, muri za Karizi, muri Karizi n'ahandi henshi tuzagenda tugarukaho. Gusa ntabwo yakinnye ari wenyine, birumvikana. Yakinnye ari kumwe na Sunil Shetty, Sanjay Kapoor, Arbaz Khan na
Aisha Kapikar. Amazina y'Abahinde nyine murayazi abagoye kuyasoma, ariko ni Aisha Kopikar. Ubwo rero tugana ku musozo, turashimira abantu mwakoze subscribe. Iyi ni channel n'abakoreye nshyashya mukunda, nabonye mwarayishimiye, dore mwaraye mukanze sub ntaranashyiraho ikiganiro na kimwe. Rwose muri abantu b'abagabo, n'abandi mwese mukomerezeho rwose, nzajya mbakorera documentaire nziza. Cyakora niba nawe wumva, ujye muri commentaire unyandikira uti wenda nshaka ko uzavuga ku amateka y'umuhanzi runaka, cyangwa se umwakiteri wumva nyine ukunda, bibaye ari uwo mu Buhinde, ari umuhinde byaba byiza kurushaho, bibaye ari uwo mu Rwanda, aho ariho hose ku isi, yaba ari no muri za filime mwabonye z'Abanyamerika, ibiganiro byiza, tuzajya tubakorera n'ibiganiro byiza. Ikindi n'amakuru agezweho ya buri munsi nakagaruka nzajya nyabashyiriraho buri munsi. Hari igihe uzajya ujya mu kazi utaha uvuga ngo reka njye kuri Buri Ngingo TV ndeba amakuru yiriwe. Murakoze rero cyane, nanjye nzababa hafi, mukomeze mudushyigikire mukanda subscribe. Imana ibahe umugisha.